Inshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV show, twongeye kwaramutsa, twongeye kwasuhuza. Twahisemo kubatembereza umujyi wa Kigali, ibice bimwe bya house ari icyaro, nakwita ko house ari icyaro. Aha turi rero ni mu gace ka Busanza bikora byose bigamije guteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Aha rero turi mu muhanda mushya umanuka uva i Remera n'ubundi cyangwa se ku kibuga cy'indege, nkuko amuririmbyi yavuze ngo uzamanuke gatoya ugana i Remera, hanyuma uzaba ushaka kureba u Rwanda. Aha ngaha ni umuhanda mushya uryoshye cyane kuwugendamo. Abantu batita ku bigendanye n'umuhanda, abantu batita ku bigendanye n'imiterere y'umujyi n'imikurire yawo ntago bawuzi, ariko uyu muntu wese uzi neza uyu muhanda ni umuntu umenyereye kumenya gucunga hatari amboteyaje. Nkuko mubibona ni ku manywa, umuhanda ni nyabagendwa, abantu bawugendamo, ibicuruzwa biwuca binyuramo, imodoka nto zirahanyura, kandi hari ibibanza bitandukanye bigurishwa ku mafaranga abifite bose barabiteganya bakagenda bakahagura. Ni umuhanda mwiza cyane, ngira murabibona uyu muhanda uteye neza cyane. Ni umuhanda utapfa kumenya ko ari uko mu gace ka Busanza, uracyakomeza gukorwa. Rero turagira ngo tubatembereze gato, tubageze aho uwo muhanda uri, aho ugarukira ni kure, ntago waharangiza. Ugera aho bita Gahanga, ugera aho bita Kicukiro centre, ugera aho bita muri iki gishanga. Rero twashatse kuhabagerera kugira ngo tubereke neza ko mu Rwanda hari ubuzima, hari uburyo bwiza bwo kuruhuka, ukaruhura mu mutwe wawe. Rero iki gishanga mubona ni igishanga kirimo amazi ava ahantu hatandukanye. Harimo agace k'Akanyaru, kugira ngo turaza kubereka neza uko bigenda n'uko biteye, kugira ngo murusheho kumva icyo twashatse kuvuga kuri iki gishanga. Mu by'ukuri ni agace gato cyane k'umujyi wa Kigali, ko wagera ugatembera ukaruhuka, ukumva muri wowe akanyamuneza. Nubwo ari mu bice by'umujyi, ariko usanga imirimo imwe n'imwe abantu batekereza kwikorerwa mu cyaro naho ihari. Hari imirimo ijyanye n'ubuhinzi, ndetse hari n'imirimo igendanye n'ubworozi. Nkuko mugenda mubibona, hari inka nziza cyane, inka zishimishije, inka zisa neza. Abantu b'i Kigali ntabwo banywa amata avuye ku igare gusa, ahubwo banywa amata avuye mu nka bakamirwa. Aha twari turi mu mirima tugenda tureba ibihingwa, barimo barasarura ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa bimwe na bimwe bihingwa muri aha gace. Harimo insina, harimo ibigori, harimo amashaza, harimo ndetse yewe imyumbati n'ibijumba. Ni imirimo imwe n'imwe ikorerwa muri utu duce abantu batazi cyane, batamenyereye. Amateke murayabona, imyumbati murayibona, insina murazibona, hera ibitoki, hera ibijumba, hera amateke, hera ibisheke n'ibindi bihingwa bitandukanye ngengabukungu ndetse na ngandurarugo abantu batazi ko byera mu mujyi wa Kigali. Birahari rero, twegereye bamwe mu bashumba bashaka ubwatsi bw'inka, batuganirira ibyo bumva mu mitima yabo, kandi batuganirira amarangamutima yabo. Tunabashimira cyane ibiganiro byiza baduhaye. Nkuko mu myaka kudukurikira mukora subscribe, tubagezaho amwe mu makuru mutari muzi y'ibintu biba mu mujyi ariko utamenyereye cyane. N'aya ngaya, hari abashumba bubahira ubwatsi bw'inka, hari abarimo kwahira, hari abaragiye, hari inyange, hari inka, hari amoko atandukanye y'ibinyabuzima cyangwa se y'ibyatsi bimera mu gishanga utari uzi ko wabona mu mujyi wa Kigali, ariko birahari. Kandi ibi byose ni bimwe bigize urusobe rw'ibinyabuzima bidufasha guhumeka umwuka mwiza, bidufasha kubona ubuzima ndetse n'imibereho bikwiriye. Ubworozi bw'inka ndetse n'ubw'amatungo magufiya, twashatse kumenya rero icyo babitekerezaho, tuganira nabo, kandi byagize umumaro munini cyane. Nk'izindi nganda zose rero, uyu ni umurimo utoroshye wo kubyaza umusaruro amatungo, kugira ngo abashe kubona rero ibiyatunga bikwiriye, abashe gutanga umusaruro ukwiriye. Ni akazi katoroshye ko batuganirira, kuko ibyatsi byonyine biba bigoye kubibona.
usanga nyine inyunganizi yabyo bazigurira ibindi biryo byo ku ruhande noneho ibyatsi bikaba bike. Ibyatsi ni ukuvuga ngo ubivangamo ibyatsi ni ukubivangira mu bindi biryo bisanzwe. Ni ukubivangira mu bindi biryo bisanzwe. Mu gihe izi nka zo mu cyaro zirya ibyatsi bisanzwe ahubwo wenda bazipa agasoni bakaziha ibindi biryo bisanzwe nyuma. Muri kino gihe se cy'amapfa mu by'ukuri, igihe cy'amapfa ubona ko bikomeye, ni gute ubasha kugumya kurwana no kubona ubwatsi nka bukaboneka mu gihe? Ukuntu tugomba kurwana ubwatsi bukaboneka ni ukuza muri gishanga nyine. Urabona bwarashizemo reka nta burimo. Ikigaragara ntabwo bugize. Ntabwo ari cyane, ubu ngubu ntabwo byari byakomera. Bizakomera cyane mu kwa 7 mu kwa 8. Ubu nibura uravuga uti nshobora gutoraguriza nkabona. Hari ubwatsi uragerageza ukaza nyine ukabubona. Ubu ntabwo buhumura nabi. Ubwatsi ngubu nyine kubera baba bashyize muri izi zabo buhumura nayo hari inka ziryanga. Ubu ugiye bujyana ukabona inka zirabwanga. Mbere y'uko uza kwahirira inka we hano ngubu maze ikintu cyo kwahirira inka gutya mu buryo yewe maze umwaka wose ushaka kwatubwira. Ngende kera n'umushumba. Ariko najya kuragira nkataha udahaze numvaga mbabaye nakubeshye. Nawe ni siboko naro ibyo bita kurumana. Ibaze rero nawe iyo ubonye inka yawe udahaze ukabona bitaga amagongo, ya magufa yani nyuma ukabona aranditse kabisa ko ntabwo nkihaga. Wumva umerewe ute nk'umushumba? Nawe nese byagushimisha, nawe bishimisha. Nawe bishimisha burya umushumba yishima ariko nyine abonye zaragiye zimeze neza. Shafrema ari jambo nyine ry'umushumba. Umushumba ni umuntu ukomeye. Siza agaciro k'umushumba niba abantu bose bakazi, ariko umushumba ni umuntu ukomeye cyane. Bamwe na bamwe hari abakazi neza. Hari na nyine nabo baba batabisobanukiwe neza, ugasanga umuntu nyine yaguze nk'inka mu mwaka umwe ntarasobanukirwa ibintu by'umushumba neza. Ariko bamwe barakazi. Inka ngira ngo iri mu nyamaswa, inyamaswa inyamaswa zibana n'abantu, zitunga abantu, zibejeho abantu. Rero wibaza umuntu nk'iyo itamerewe neza mu rugo nyine nishyira ushobora kumenya ko itameze neza cyangwa imeze neza bikorohera. Ubu nanjye mu mwaka mazemo ubirebye gusa n'amaso no mu mirire yayo nkabona uburwayi bufite. Muri wowe wumva umerewe uti nk'inka yawe nk'inkora agiye wumva ifite ikibazo ubona yarwaye? Ntabwo byagushimisha. Wumva wabaye? Ni ikihe kintu wumva kikufata? Sinzi ko nakikoze ikibazo, ariko ni ikihe kintu kiri ku marangamutima yawe iyo inka yawe itameze neza wumva ko nawe utameze neza? Iyo ifite uburwayi itari kurya yanze kurya, ukabona nka ntirya ukayahira ukabona ntirya, utekereza iki icyo gihe? Icyo gihe urumva ntabwo waguma gukorera umuntu ubona inka itari kurya. Musobanura uburwayi ifite, akazana veterineri baba bahari, bakayipima bakayihereza imiti. Noneho nyine iyo ubonye bitari kugenda nyine mukira murarekurana. Ari umutahira, ari kuba umutahira no kuba umushumba, wahitamo kuba iki? Ntabwo umutahira. Kubera iki umutahira? Kubera iki umutahira? Burya ugomba iyo ubaye umutahira hari uburenganzira bumwe na bumwe ufite bw'amateka busesuye. Nawe uri umushumba? Niba uri umushumba usanga ku isaha y'umukira utari kugendera neza arakoze inzira. Kandi ngira ngo umutahira n'umushumba, ahubwo ngira ngo umushumba niwe ukomeye cyane kurusha umutahira. Umutahira avuga iki? Umutahira ni iki? Mbese si urwo uba winjiriye se? Oya, umutahira ni ukuvuga ngo umuntu ushumbye inka z'undi muntu ashinzwe kuzihonora, kuzikura, kuzitaho. Okay. Uriya ni umumanajya mbese uriya waba akomeye. Uriya wakomeye muri make aho kuba umutahira, aho kuba umushumba w'umutahira.
uriya abakomeza. urakoze cyane inshuti yanjye. Sawa. Urakoze nuko. Ni witwa nde? Iradukunda Elise. Elise urakoze cyane. Cyane. Mureba hano ngo murebe komeza. Uri muri Real Madrid. ufana Rayon Sport ukanafata na Madrid kwa n'umushumba. Kabisa. Wowe igihugu kiragukenera umuntu w'umusani cyane. Sawa. Asante sana. Sawa.